hari akantu najyaga nkunda kurya aha Ivovo bare hari akantu najyaga nkunda kurya nyine yakundaga kukanzanira hari inyama bitaga ikivune yaguraga icyatanu icyo gihe ngiye kubona nkabona arayinzaniye mana we nkishima uwo munsi nkamuraza uwo munsi ukamuraza yego wari usanzwe uzi ibintu byo kurana n'abasore niwe nabyigiye nyine kubera ubuzima yashiramo rero nkajya mbona abandi bana uko babigenza sinigeze mbaho ndi ndaya cyangwa ndi mico nubwo nakuze nta muryango mbana nawe ariko ntabwo nigeze mbaho indaya naherukanaga n'uwo manager ubwo nza kwihurira n'umugabo shaka azakora nyine ntabwo nkavuze kuko karakazi gakomeye nina akora n'akazi keza ari n'umuntu wiyubashye umugabo wiyubashye w'umukire nyine akajyaza akangurira akansigira n'amafaranga menshi ho ngaho mu kabari ni mukuru umuntu wiyubashye kandi ni na mukuru ngo turi kubyumva kandi akora n'akazi kiyubashye nyine wakwita ko ari umutegetsi cyane akanyereka ko anyitayeho mu buzima urumva nta bihe by'urukundo nigeze ngira kubera ukuntu anyitaho nanjye nkabura ukundi kuntu mbigenza kandi nta myaka y'ubukure nari mfite n'undebye rwose mu gapantaro yabonaga ntashinga ntanabyina turagenda tuhurira ahantu mu nzu nyine ahantu mu tuntu tw'utuzu nyine turi aho nyine hiyubashye n'abana hiyubashye hari n'abantu nyine bamuhagazeho ubwo rero dukora ibyo dukora bwa mbere bwa kabiri uba nk'umugore we cyane uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe ni uko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushobora no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo Showroom twizere ko mumeze neza muri yose atandukanye kandi mukomeje guhirwa n'ubuzima ubwo butari guhira wihangane ariko uwo mwijima urimo wo kudahirwa n'ubuzima ushaka icyo wakora kugira ngo bikunde utekereza ko abandi badaca mu mwijima utekereza ko abandi bataciye mu mwijima bawucamo ariko bakavuga bati reka twatitara kugira ngo tubashe kubaho tubashe guca muri ubwo buzima ushaka uri umukobwa uri umugore uri umugabo uri umusore uri guca mu nzitane ku buryo nabibwira n'umuntu kumva ntabwo ari kubyumva sometimes rimwe ugasanga bari kugushyiraho amakosa bitewe n'ibyo uri gucamo uyu munsi renga ibyo byose renga ubwo buzima ubundi uvuga uti no ngomba kubaho hejuru ya byose rero muri kano kanya twicaye muri Igasabo Showroom niho Yvonne yicaye niho nanjye nicaye ahantu tuba dufite ibikoresho byiza byo mu nzu uko byifuza uduhamagaze 7887608689 ubundi wirebere ubwiza bw'ibikoresho byacu hano ndi kumwe na Yvonne. Evo uraho neza? Muraho. Urasa neza? No kubera Imana. Cyangwa nuko yitayeho? Oya naragerageje nyine gereranyije. Uragerageje? Wagerageje kwitaho? Nagerageje nyine kwitaho nyine no kwiyakira. No kwiyakira. Ubyo yakira muri byo tugiye kuganiraho. Nari yakira. Uri mu mizirima se? Uri mu Islam? Oya nuko mbakunda. Nuko bakunda. Ni inshuti zawe. Ndabakunda. Uyu munsi bashatse kwisanisha nawe. Yego hari n'akabeho ariko nibyo. Ivo ufite inkuru yawe rero tugiye kuganiraho ku muntu utakuzi banza umwibwire mu buryo burambuye ukumva bishoboka
nyine nitwa Kubwimana Yvonne. Yego. Ndacyari muto cyane. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka mike. Mike ubwo ko nanjye mfite 28. 28. Yego. Urandushaho 3. Yego. Ariko urumva ari mikeya. Bisubyemera ko undushaho 3. Ndabyemeye nyine ubwo nese. Urana ndi umwana mutoya. Wambeshya sinakwigira umwana cyane ngo yigire umwana. Je nigize umwana muto cyane. Yego. Ufite imyaka 28. Cyane ndayujuje. Yego. Uracyari mutoya. Ariko ndacyari muto ivuga. Ufite n'abana kandi bakuru. Batatu. Ku myaka ya 28. Cyane. Yego. Iva ufite inkuru yawe nayo tugiye kuganiraho. Inkuru y'ubuzima, inkuru y'ibintu bigucanga mu buzima. Byatangiye gute ko numva ngo byatangiye kera? Yego kera cyane mfite imyaka 7. Yego. Ndi umwana. Njye navutse nsanga umubyeyi wanjye nyine mama wanjye. Afite abandi bana basaza banjye 4. Nyine ariko nkurira mu buzima bwabo nzi ngo turavukana twese. Bafite ahantu baba nyine heza hano Karuruma niho kavukire yanjye. Akaruma hejuru aho bita mu Gashyushye niho kavukire yanjye. Tuhafite amasambu, tuhafite amazu, tubamo gutyo. Mama aza gukundwa n'undi mugabo aramujyana. Bari kumva? Amujyanye aduta hahandi. Abasiga hahandi. Yego, aradutana ari muto cyane n'igihe wari mutoya. Ariko nanjye nkaba ntari uwaho ngaho. Muri abo bana kwa papa abo bana. Papa abo bana yapfuye 9 kangahe. Ubwo nanjye rero mbyara muri ibyo bihe. Nkurana nabo nzi ko nyine ari imiryango. Ariko bari babizi ko tutavukana. Kuri papa. Mama maze kunta ajya ahandi yibyarira abandi bana babo muryango. Shani nyine nanjye ningiye mukobwa ari barimo ngenyine nkura nabi. Batanyitayeho hahantu baraharya barahagurisha baraharangiza. Ari kwase kuko ngiye nari n'umwana ntazi n'ibyo bintu biva niyo bijya. Cyabuzima burancanga. Nakubwo urumva kwiga ntago nzi iyo biva niyo bijya. Sibyo? Nagira amahirwe najya kwa papa nyine aho ngaho kwa papa nyine wa mama, umugabo wa mama. Yego. Akandeba nabi. Ningiye mukobwa ngiye nyine mama yabyaye. Naho yo yagiye yabyaye abahungu gusa. Ubwo nagerayo nabwo akandeba nabi, sankunde ntanyereka umutima mwiza. Nyine nko mungana tu. Ndakomeza ubuzima burangirana ndagenda njya kuba ahantu bari baranyeretse ko ari kwa data. Mu kugenda kubayo sha nyine naho mbaho nabi birancanga. Bincanzaganya njya gucuruza ibisheke. Nabicuruza ndakana nyine nkashaka kwa kundi ubagiye gushaka turaka wabura nka 700 ukacuruza ukarangura utuntu tugwa amafaranga. Nyine bigera ubuzima ye burankubita pe bigera aho njya gukodesha inzu y'inote 3,000. Ubwo turi ko yumva. Inote 3,000. Mu gukodesha inzu y'3,000. Iyo nzu kwa kubera na bwa buzima kwihigira uri umwana nari muto cyane nukuri ntago mbabeshye nari muto. Nanjye ubwanjye byaneraga isoni. Nta kintu mfite cyo gushyira muri iyo nzu. Nabwo impamvu nabaga mfite isoni zo kuhora mu muhanda ndi umukobwa, sibyo? Kandi rero nzi gushakisha n'ukuri. Nta bintu by'uburara nzi, nta bintu by'ububobo nzi. Ubwo nyine nkajya nkora uturaka mba muri iyo nzu ya 3 nza guhura rero n'umupapati nkujyana i Kigali. Gushaka akazi. Ese akazi kahe? Ati dore uri keza. Ndakujyana ahantu bagwa akazi ko mu kabari. Ese akazi ko mu kabari ndagashobora gute kandi ngana gutya. Ngeze icyo gihe baranyagira ariko banyemerera akazi k'amasuku. Mu kunyemerera akazi k'amasuku mu manager waho nyine yamembaga amafaranga make y'ibihumbi 15. Anancumbikiye. Ako kuri ngiye ari menshi kuko n'ubwa mbere nari nyakoreye. Sha manager waho nyine mene yankoze nago bibaho. Ko numvaga ngiye nta ngaruka nta niki nta kindi. Nari umwana ubwo arengesheje mu myaka 16. Kumva. Mu kugeza mu myaka 16 manager akajya nyina nyereka ko anyitayeho
kanyumvisha uburyo ngomba no kumufurira nyine kwa kundi aba manager baba naho ngabo babacumbikira kumukorera isuku mu cyumba nkajya ngera nkamukoreramo isuku nibyo ntaza akabinyigisha nyine atangira nyine kunyereka ko ankunze nanjye ngeze mu myaka mibi pe mibi cyane manager tukajya duhura manager akanyitaho akangurira ko gafanta sinabaga nakigurira sibyo najya kubona nikundiraga hari akantu najyaga nkunda kurya aha hari akantu najyaga nkunda kurya nyine yakundaga kukanzanira hari inyama bitaga ikivune abantu baba babonye mu Mutara barabizi Nyagatare ikivune rwose kivune inyama y'ikivune yaguraga icyatanu icyo gihe ngiye kubona nkabona arayinzaniye mana we nkishima uwo munsi nkamuraza uwo munsi ukamuraza yego wari usanzwe uzi ibintu byo kurana n'abasore niwe nabyigiye nyine kubera ubuzima ntajya kwa papa nyine aho ngaho nyine kwa rwose ku mugabo wa mama naho akacibura nyine mbese ni kwa kundi umwe aguterera yakujugunya ahandi akakujugunya hanjye nyine urumva nari umwana nyine bigera iyo ngiyo yose bigera ubwo njyana igikivune nyine kiraryohera kivune kimaze kundyohera manager rero baza kumwirukana ariko bamwirukana aranguriye agatelefone yego kuko manager ari umunyamafuti cyane yari yaranguriye agatelefone gatoya ubwo aragenda nanjye ndakomeza ndahakora nyuma y'amezi nkangahe nka 3 nanjye nza kuhava subira iwacu nemaze kubona udufaranga dukeya njya gucuruza imbuto utuntu nyine tw'utubuto dukeya nyine two ku muhanda mu gasoko gatoya koroheje kuko nari nke muto nta muntu ari kumpa akazi k'ubuseriveri ntaranasa neza ntasa neza rwose nta twenda ngira ntatwo nagiraga ntinya n'abakiriya nyine ntabasha guhagarara n'imbere y'umuntu uri kunywa inzoga ndagenda muri ubwo buryo ngenda mfite inda ntabizi ya manager ndiranzonga utwo tubuto nkajya mpora numva nishakira cya kivune kandi navuye mu Mutara nasubiye he izo ngizo za Karuruma uri kumva sinzabona icyo kivune nkajya mbona udufaranga numva nishakira brushette ya zingaro birancanga burundu neza gukora birananira ubuzima burankubita fresh nyine mbaho nabi birambabaza gukuramo inda nta nshuti nagiraga zambwira kuntu bakuramo inda cyangwa iki umva igihe nyine cyarageze nambaraga utwenda tungahe se utuntu twenda nagiyaga twaranze kunkwira nta myenda najyaga nk'umubyeyi nyine utwite keretse nk'umuntu wambonaga akangirira impuhwe nk'umumama akama nk'ikigute kinini cyo guhishamo inda kuko utwenda nambaraga ni utw'abana ntabwo waba utwite ngo ujye kugira kwamba twatwenda mpamagara manager mubwira ko ntwite inda yari igeze nko mu mezi 7 ndamubwira ati ndatwite kandi nta gasarubeti nta gakoresho mfite k'umwana nta nta mfiteho kuba ariko nyine uko yaranuvaga nkunda nuvaga tuzabana manager isa nkupa yarankubye nongeye kumuhamagara nsanga telefone yiwe ntayiriho igihe kirabyira ndabyara mpamagara n'abantu nyine twakoranaga ndababwira ati manager yanteye inda reka ntago yabikora n'ukuntu hari umwana ati ntiyabikora ubwo igihe kiza kugera ndabyara bingoye nta hantu mfite nta cyo kurya mfite inzara iranyica nta kenda mfite kwa kundi abaganga basaba nyine mu ntuze mu bitaro utwenda tw'ababyeyi babizaniye kubyara ugize impuha akampa kenda ugize impuha akakampa njyewe nanakubeshye nta na mituweli nagiraga yego ni hatari byambanye ibibazo kuva muri ibyo bitaro nyine nimpuhwe no kubona ukuntu narakana ngira amahirwe mbyara umwana w'umukobwa mwiza munini ndataha barandekura ndataha bampa n'utwo twenda ntahana muri za ngutiya z'abandi bagiye bantwerera inzara iranyica muri karitsiye nyine akajya yanshakira n'utwo tujumba two kwirira kanzanira isombe nkirira nyine nk'umuturage ndagize gutyo ariko
nyine urumva ntago nabayeho nishimye nk'umubyeyi yego kumubyara ukarya ugahaga cyangwa ukambara ako kenda ukajya gukingiza akana kawe kambaye neza cyangwa kakaryama ukagafubika ntabwo ibyo bintu nabyigeze nyine ku rubyaro rwanjye rwa mbere manager na n'uyu munsi nimero yiwe nayiriho sinzi ntabwo icyo gihe mwese mutandukana gutyo cyane nubwo nzi niyavuka manager ntabwo nzahanavuka pe gusa ariko ambonye nyine akabona anzi mana we azamenye ko mfite umwana we ibaze ndi indushyi muri ubwo buzima ntaho mfite njyana uwo mwana inzu yari itangiye no kunanira ya bitatu nasubiyemo nari nayisubiyemo mvaho kwa manager nyine kugira nzahabyarire yarananiye agahinja nyine karananira ubuzima burankubita umwana agize umwaka mba mfashe umuturanyi wabaga hafi aho twari tubanye neza najyaga njya gukorera ibiraka namubwiye ati rero njyewe nigeze gukora akazi ko mu kabari kandi dore maze gukura kuko urumva narabonye uko abandi bakobwa bigenza mfashe uno mwana njya gushaka imibereho nzajya nkohereza amafaranga ntabwo nzigera nkurya kandi koko umwana nari mukunze ntabwo nari kuzamutererana rwose umubyeyi nyine bimubera intuza biramubangamira nsobanura ukuntu nawe imibereho ari hatari ahubwo hatari ariko kubera ko ufite umwana witonda ndamusigarana birangira abyemeye ko amusigarana mu kumusigarana ndagenda subira muri ka gace nari narakozemo mu Mutara mbaririza inkuru ya manager bakambwira ati reka nta n'ubongeye kumubona uri kumva shamana yanjye nawe n'ibibazo bya hatari noneho nkigera aho ngaho mu kazi nabwo baranyakira babona nabaye nabi hahandi nyine barongera baranyakira nyine babona nabaye nabi ko nyine ukomere tubwire inkuru ndabyumva ko wasuye mu bihe byawe bitari byiza wakomeze nyine baranyakiriye tu size uruhinja rw'umwaka nta kintu ndusigiye nta twenda nta nubwo ndusigize no muri famiye yanjye kuko sinabona naho ndushyira ngezeyo muri ukwezi kwa mbere nkajya mboherereza nyine utwo dufaranga dukeya nyine niyitaho ngo nse neza gakeya nyine mu bushobozi bukeya n'abandi bakobwa nkajya ndeba uko bakaraba uko bisiga nyine nkajya mbakurikirana nanjye nkagenda nkasa neza ndagenda biranankundira nsa neza nkajya wa mu mama mwoherereza nabona agatipu mwohereza nabona n'igihumbi mwoherereza kuko nageze icyo gihe ndakundwa abantu babo barankunda nyine n'abakiriya bakabona bankunda bakajya bansabira akazi ati kariya akantu uzagaho akazi k'ubuseriveri tikamaze gusa neza wumva rero mpamaze nk'amezi nk'atatu mvuye aho ntaye umwana urumva amezi 3 ku muntu uzi ubwenge nawe uba umaze kwisanisha n'abandi ubwo bampaye akazi k'ubuseriveri yewe bangurije n'udufaranga njya mu isoko kugura utwenda two kwambara icyo gihe bambaraga inifomo nyine muri weekend gusa birangije noneho sasa kazi ndagakora ukwezi kukajya kujya gushira barayamazemo barankase noneho nkabona bakata kubera iki urumva hari ukuntu ushobora nko kwakira fagitire wenda nko kwakira abantu fagitire yawo wagize tebo nyinshi ugakora fagitire nabi sibyo niba ukoze nabi fagitire ukibeshyaho nk'amafaranga ntabwo wabujije bwo kutiga yewe nabwo wabujije bwo kutiga naho naramabuye naragerageje ntako ntagize sibyo niba nkoze fagitire nkabwira nk'umuntu ngo ayinkorere nkabimusobanurira nabi yego ninjye wabihomberagamo
iyo naho yahombaga ntago nabaga nakurikirana abantu bagiye cyangwa ngo bazagaruke mbishyuze reka nandi kwica akazi ubwo nyine bikazajya birangira bankata agashiramo yashiramo rero nkajya mbona abandi bana uko babigenza sinigeze mbaho ndi indaya cyangwa ndi mico nubwo nakuze nta muryango mbana nawe ariko ntago nigeze mbaho indaya naherukanaga n'uwo manager ubwo nza kwihurira n'umugabo shaka zakora nyine ntago nkavuze kuko karakazi gakomeye nina akora n'akazi keza ni n'umuntu wiyubashye umugabo wiyubashye w'umukire nyine akajya akangurira akansigira n'amafaranga menshi ho ngaho mu kabari ni mukuru umuntu wiyubashye kandi ni na mukuru ubwo turi kubyumva kandi akora n'akazi kiyubashye nyine wakwita ko ari umutegetsi cyane akanyereka ko nyitayeho mu buzima urumva nta bihe by'urukundo nigeze ngira ntaki nyine nkumva nyine nanjye mwikundiye nyine kubera ukuntu anyitaho kubera ukuntu nyine mana yanjye gafata kariya kanoza yego kubera ukuntu anyitaho nanjye nkabura ukundi kuntu mbigenza nkumva ndamukunze nanjye akajya nzanira utuntu twiza utubuto akajya ampa n'amafaranga nari naramubwiye yuko nabyaye biranamutangaza ukuntu nabyaye ndi umwana kuko nawe muto nta myaka y'ubukure nari mfite n'undebye rwose mu gapantaro yabonaga ntashinga ntanabyina umuntu uzi ubwenge w'umunyempuhwe ntabwo yabaga yatinyuka no kugira ikintu ansaba sha mugabo yaranyiyegereje aranyiyegereza neza nanjye rwose numva nawe ari papa wawe umva nanjye rwose ndavuga ati kabisa udufaranga tw'umwana kwa kundi bankasa amafaranga nkabimubwira akayampereza nkoherereza wa muntu nasigiye umwana ejo mu kanya ngo umwana yarembye ngo bigenze gutya hakurya ngo bike igitima ngo ngende nkaba ndabimubwiye ati wigira nakabazo koko tuguma mu kazi wikwirwa ujyayo umwana aramera neza nakama amafaranga nkohereza ubwo nayo maze kwamara amezi 6 mu kwamara amezi 6 nagiye guhigira uruhinja nasize rw'umwaka ntago ndasubira ngo ndurebe nyine sibye gukora ndwoherereza ubwo nyine sha munaweho n'umugabo rero biba bitandukanye kukubwira umuntu ugwana ibyo bintu bimeze gutyo ntago yabikubwira ngo umuhakanire uba wumva ko atazagutenguha cyangwa uba wumva ko utanatwara ibyo bitekerezo ntago uba ufite icyo gihe ntaratangira kunywa n'inzoga turagenda tuhurira ahantu mu nzu nyine ahantu mu tuntu tw'utuzu nyine turi aho nyine hiyubashye n'abana hiyubashye hari n'abantu nyine bamuhagazeho ubwo rero dukora ibyo dukora bwa mbere bwa kabiri uba nk'umugore we cyane ariko ntacyo namuhishe naramubwiye ko mfite umwana ukuntu nyine bimeze byangendekeye sha nyine akambwira ukuntu ndakana keza ngira ikinyabupfura nta bintu by'abagabo ntasuzugura abakiriya mbese nyine akanyumvisha ukuntu ndi umwana mwiza akambwira ukuntu nzaba mwiza cyane yanguriraga imyenda mu buzima ni wacu atigeze bangurira n'utuvuta two kwisiga twiza natangiye kutwisiga ariwe birangije nyuma y'amezi nkangahe nyenera kujya mu rugo nkumva yakana kanjye nk'abiri nyine nko mu mezi nk'abiri ari kwisunika hahandi nyine ndi kuhisunikira nyine numva yamaze igihe nkumbura kujya kureba ka kana kari hafi kuzuza 2 ubwo mfata udufaranga nawe bari baramwimuye aho yakoreraga hafi aho baramujyanye ahantu bita
ngo ni bari baramujyanye ahantu bita Karongi ntabwo mazi yego ariho yagiye gukorera icyo gihe ntabwo yari agikorera aho nyine ubwo ndagenda njya gusura umwana nyine nsanga umwana wa mama yamufashe neza nta kintu abaye ariko si neza cyane nyine nk'uko ubyifuza sibyo ubwo njyaho nyine ndafata umwana ukabona ntanyitayeho nta nanzi nta nanyibuka ukabona umwana ufite agahinda nyine kandi akiri mutoya nanjye nyine nkabona nta kibazo nahamaze ukwezi kumwe nkiri kumwe nawe aho mu rugo rw'uwo mubyeyi nasize umwana nyine inshuti yanjye nyuma y'ukwezi nkajya nshaka gusinzira udutotsi tukankubita koko ndagenda ndatukura ntari no kwisiga amavuta atukuza ndagenda ndatukura ndagenda mba keza abantu bose akajya hambwira ngo ngo niba ari ahangaha wari waragiye ati ni heza kabisa turasa neza udutotsi tukamfata gutya umuntu nyine yaba yagiye mu biraka cyane mu murima yasize nk'umuntu aho mu rugo arasanga yakoze amasuku yakubuye yanavomye n'ayo mazi yanatetse sibyo ni ukuri ko Imana yaragendaga agasanga ntabwo natetse urumva nawe ntabwo yabyishimiraga yumvaga ko ari ubusongarere atangiye ndongera nabwo ati ndagiye nari maze kumenyera mva hahandi umuntu andangira akazi nyine ka 20 mu kabari mvuye kuri ka kandi ka 15 njya ku ka 20 mu kabari ngezeyo nagakoze amezi 2 karananira kumbi ntwite ntabizi wa mukire yari yaranteye inda urumva sinzi iwabo kandi yasaga nk'aho afite imiryango ntago nzi iwabo nta n'ibyo nabaga naramubajije nta n'undi mugabo wenda mvuge ngo wenda nk'aya micabo umukobwa wo mu kabari ngo urahura n'uyu ngo ejo uhure n'uyu ejo uhure n'uyu nari ntarabimenya nkifite agasoni nkunda uwo nyine nkumva ko ari we nakunze turi kumwe gutya kandi abakobwa barambwira ati sha turatwite ndabwira ati reka njye ntabwo nakongera gutwita sha tubuze ibyambayeho ndabiyobewe ati nyamaze uratwite tunase niba tujya mu kazi ugasigara uryamye kandi amasaha yageze ukaba igihe dutahira utakikigeza urambwira yuko udatwite umukobwa umwe nyine ndagatesite ntabwo nari nkazi kamwe bakoresha nyine upima inkari ngo urebe ko utwite arambwira ati wowe uzampe senyisa nkakugurira ako kantu gupima wese ukakutana ubwoko ki turi kumbeshya aragiye arakazana anyereka akantu k'agacupa nyaramo ashyizemo ka kantu hazamo utuntu tubiri turatwite shani yigeze angirira ibanga ry'uko ntwite icyo gihe nakoreraga umugore niwe mabuja wanjye twari abaseriveri 3 yahise anyirukana ateje utazakuriramo inda hano bikankoraho Mana we iracanga ntabwo byoroshye vo ntabwo byoroshye we ntabwo byoroshye ubwo byarancanze kuko inda ari ntoya ngiye gusaba ahandi akazi nyine nabwo ntabwo nijyanaga kwa kundi uba umaze kumenyana n'abantu bakakurangira ceceka ikibazo cyanjye bagiye gusaba ahandi akazi bampa akazi k'ibihumbi 15 erega nasaga nk'agahinja ukuntu uvuga rwose
nasaga nk'agahinja nta muntu ari kunyizera ngo ampe veni cyangwa 25 ntabwo nari umukobwa w'igishongore nta twenda nagiraga nyine tu ubuzima nakuriyemo abagwa babibona barandebaga ukabwibwira no kubyara iyo ubyaye uri gato none ushiramo n'inzara nukuri mara inzara nimbi inzara nimbi ndagiye ndagakoze nkakoze nabi biranga nkakoze nabi biranga nyuma amezi angahe byanze burundu ndasezera njya hahandi nasize umwana yego mbona nawe ntibakindeba neza kuko nta mafaranga nayo nyiboherereza amenshi noherezaga yaraya wa mushiti wanjye wagiye w'umukire nyine wari inshuti yanjye nari ntakiyabona mukabari nyine udufaranga baguhembye baratugukata ntibivamo ntabwo bivamo mana wensha ngiyeyo ndeba ukuntu akana kameze nitekerezaho mbona ngiye kwangara mbona none ukuntu ndaba mfite uruhinja nta hantu ndujyana aho ndareta yivumbura rumpereze narwo niyo nda birancanga ndabacitse ndagenda uwo mwana mutaho Yesu we ntago byoroshye bigenda bite rero komeza ubundi buzima ute ubuzima narabacitse ngenda ngiye sinongera no guhamagara mukecuru aza gupfa wareraga umwana wawe sinanabimenya naragiye mbaho nabi cyane niyo nda wa mugabo naramuhamagaye ndamubwira ati shate ndatwite kandi indishaka ugeze muri aya mezi gutya kandi bimeze gutya na gutya arambwira ati sha tivo atewe ati ntacyo nkufashije ati nanjye butuvugana nanjye nta kuntu meze ati kandi igihe kintu narahiriye umugore wanjye namurahiriye ko ntazabyara umwana hanze arambwira ati sha urambeshye ubwo nagutera inda wari wamaze igihe ubyaye vuba se ubwo nari kugutera inda gute wari kumbeshya njya mu byo kurahira nyine tu ndarahira ndatwite ndiki basi uzaza urebe cyangwa uzanangira aho uri nze shanyi mubwira ko ntwite najya amuhamagara akambwira nabi nyine akambwira nabi cyane cyangwa akampa n'abandi bantu bakanyitaba amafaranga ye nayo ariye ubwo nawe muheruka ubwo n'uyu munsi na n'uyu munsi umwana angana gute umwana we umukuru afite 12 umuto uwa wundi wa kabiri w'umuhungu w'uwo mugabo afite imyaka 8 ni hatari mw'abantu ni hatari inzara arankubise kuri uwo mwana nyuma y'imyaka 4 hoye urumva uwa gatatu afite 8 reba ubu nyine babakuri ukuntu bameze sibyo barakurikirana nyine n'inkurikirane zigenda zirutanaho umwaka n'amezi umwaka n'amezi ni 3 sibyo urumva nabaga ngiye nko kugira ngo ni nyine nirwaneho ndwana no kuri wa wundi ntisama nasandaye no kutagirwa inama no kubona ubuganiriza ibyawe no kutabona n'ubukubwira ati gutya na gutya no kutabona bese nyine abantu bose narabizeraga sibyo nkabizera sinari inkunzi by'isi ariko umuntu wambwiraga yuko rwose mana yanjye ndi mwiza nta kintu mbaye nzabaho nkuko ndi kukuganiriza ukamumuriza ukambwira ati uzabaho tukuntu uri keza tuzabaho igihe kibazo numvaga ari sawa ngo ari we wanjye
gusa nyine nakubeshye nubwo nabyaye uwo mugabo ntabwo murongeye kubonana na rimwe wo mukire nta nubwo yananyitaba na nimero yiwe nubwo ubu ngubu bitagicamo naje kugira n'amahirwe menya n'abantu nka 3 bamuzi neza nyine tu ariko niyo bwo yanambona yanyihakana kuko yanyihakanye kera arambwira ati njyewe nta kare tuzamushakira undi seti ngiye singiye mu gasozi ati ni ibintu nzi neza n'umugore wanjye yabikwibwirira yego yasekeje okay uwo mwana wundi yari wa kabiri ugiye kuwa gatatu kuwa gatatu shaka nababayera narwanye n'ubuzima shayibaze kubangana gutya narakundana n'umuntu nyine narimo nyine nko mu myaka yanjye ngampa urukundo ankunde nyine cyangwa ganyisohokanire wanjyane nk'ahantu ngure wenda nk'akantu nirire cyangwa ngo ninywere n'ako kantu ankunze cyangwa wenda kumwe ubona abandi bifotoza cyangwa se ndagutera inda byonyine nk'uko wenda natwaye inda ubimubwire yavuga ngo yego sinjye wabihisemo ntabwo ari njye wabihisemo undi byaje gute undi ukuntu byagenze nyine kwa kundi uba uri kwirwanaho naragiye hari ahantu nyine musaza wanjye yararashatse kuri uwo mugore nyine naragiye ari ninjoro umwana mutayo umwana wa kabiri cyane byaranze mbona narasufuye narabaye nabi cyane ntacyo kurya nkareba akana gahora karwaragurika buri munsi hari agahungu keza k'inzobe keza karekare keza gahora karwaragurika ndagenda nkasigayo yego kwa musaza wanjye hari nimugoroba nko mu saa 1:00 nagenda musiga ndigendera musaza wanjye arwana nabyo ariko nkajya nkurura amakuru ko ari kurwana nabyo nanjye ndagenda njya gushakisha ahantu hose nabona akazi aho ngeze akazi wapi birangira mbonye akazi ahantu bita i Huye umva hano hose natorongeye ngeze i Huye kuri kaminuza muri ahantu muri hoteli nyine hoteli nziza ikajya inampemba neza baranyondora ndabyibuha iyo hoteli nini y'umupasiteri yari n'umwana mwiza nyine akajya dusengera akatwigisha no gusenga tugira n'icyumba cya buri wa gatanu nyine yakarande iranga wa musonga w'umwana ndawibagiwe ndawirengagije mpura n'umuhungu kiri mutoya umusore muto cyane yarasoje kaminuza aho ngaho nakareba ukuntu nzi gukora nzi gushakisha nzi gufata neza abakiriya nyine ubwo urumva muri hoteli harimo serivisi nyinshi bari bakize ku tundi duserivisi tutari utwo mu kabari tutari utwo guseriva kandi nkabishobora habagamo amajimu abamo n'ibiki byose ni hanini cyane amajimu amasawuna za massage ibintu nk'ibyo kajya reba ukuntu nzi gufata neza abakiriya ubwo ni kimwe muri ibyo ngibyo kimwe muri ibyo nicyo nakoraga kumufata neza abakiriya yari asoje kaminuza amaze nk'umwaka asoje ariko nawe adafite akazi gafatika ariko akazi akora kabasha kumutunga cyangwa kakatunga n'undi muntu ntabwo ari itegeko kuba yatunga undi muntu ariko ntabwo katuma akora nk'ibyo yankoze ubwo umutipe arankunda ambwira ko ankunze pe yari muto noneho atari nk'aba bagabo nagiye mpura nabo ba manager yari muto ari umusore mwiza man hari amazina ubu nasibye mu mutwe wanjye yari mutoya nta kintu abaye n'ubu ngubu aracyakora
arabizi ko mfite umwana we igihe cyarageze nkajya njya kumusura mu rugo nkasohoka muri hoteli niyibye nkajya kumusura nkongera nkagaruka muri hoteli igihe kiza kugera nyine nawe antera inda muri ubwo buryo tutabipanze kandi njye reka nkusetse nari ndi muri kwa kundi avuga ngo agashinge k'amezi 3 n'ukuri nari mwarimo ahubwo kubera no na bwa bwana na yakarande wenda kabaga karangiye simenye ngo bimeze biti sibyo ariko nakubeshye ibyo byo noneho byambereye urusobi noneho nkajya nkomeza nkasohoka nkajya kumureba nyuma yaho nza kwisama nasandaye akazi karananira kananiye ndamubwira ati akazi kananiye nshobora kuba ntwite yarambwiye ati se uratwite ati ngewe umusore usaje kwiga kaminuza uratwite njye ntago ibyo byo gutwita njye nzakora ubukwe ese kumbwira ko ndi mwiza tuzabana tukabyara ko nanjye ndi mukuru nzi gushakisha kandi ibyo ukora twagerageza uburyo twashakisha tukabiteza imbere wareka tukabana n'uyu mwana tukazamurerana arambwira ati ahubwo reka nkubwire Ivo ibyo byibagirwe inshuti ze zikajya zimubaza ati se wa mukobwa ko tutakimubona tuwe tumwe mwakundanaga reka turiya se ko yakoreraga udufaranga twiwe tukadusangira turangiye naramukundaga se umuntu utarize ngiye nisoreje kaminuza namukunda ati ntago namukunda yaswebye byose nyine bakabimbwira bakabimbwira birangira muri hoteli banyirukanye uza kubyara nanone nsa kubyara mbyarira ku mukobwa twakoranaga nyine wakoraga aho ngaho amicumbi yamaye icumbi namuganirije iby'ubuzima bwanjye n'umwana mwiza arambwira ati rwose nta hantu wajya noneho ubu byarakomeye maze kubyara nyine agira amicumbi wakajya ajya muri ka kazi muri hoteli we yakoraga ataha nanjye mbaho ngaho mu rugo rumva yakajya ntunga nshakira n'udukoresho tw'umwana aramfasha ubuzima burankubita cyane bikomeye wa mubyeyi nasigiye umwana aza gupfa umwana aza kuva ahandi ajya ahandi mu rundi rugo musaza wanjye nawe wa mwana ni birebire ubwo mbese abananjye bose barerwa muri famiye zitari iz'iwabo zidafite icyo zipfana nazo sayizi ngewe undi mwana yari kwa musaza wawe niho nawe namusize ngenda njya gushakisha ako kazi nkagihura yaje kuhava se yaje kuhava kwa musaza wanjye cyane yari muto cyane nawe nyine sibyo ko bamaze kwigiramo hejuru ho gake undi wabyaye wa gatatu mubyarira kuri uwo mukobwa twakoranaga bamfashije nyine Imana ijye imumugisha ufite imyaka 8 none se Ivo ntabwo turi kumwe ariko ntari ntagiye biragoye nyine nuko umuntu nyine ni inkuru ndende none se uyu munsi ubayeho gute ndumva wateye inda bose ndumva ari abagabo bakomeye ni ukuri n'abandi ubu se murakominika ikintu kimbabaza nta n'umwe mvugana na kandi bariho baraho barakomeye bariho sinajya kuruhira kwa mama sinajya kuruhira kwa data ntaho nzi nyine urumva njye ntaho ndi ni uguhiga mu buzima bwo muri Kigali
ubu se ubayeho gute? ubu ngubu ukuntu mbayeho ndashima Imana nyine bigiye haruguru nyine ndacyafite ikizami gikomeye umwe wenda Imana ningira umugisha nyine kubishyurira amashuri ni ibintu bingoye naje kubakusanya bose turi kumwe abana b'uyu munsi muri kumwe naje kubakusanya bose turi kumwe ndabarera nyine ndagerageza nkiyitaho nabo nkabitaho wa undi wa kaminuza ubu ngubu ameze ate no gutatubwira wowe ni mubi nibe na wawe ndanyiguriraga n'ikivune ni mubi gute none se umuntu yambwiye yuko tutabana cyangwa yambwiye yuko ntatabyara hanze adakoze ubukwe umuntu wize kaminuza nuko yambwiraga nyine ndagendanirwanaho ndi kumva umwana aravuka hakura nyine bigoranye gusa mbayeho nabi ni inkuru ndende n'ubu se ntabwo ashaka kugufasha se Mana yanjye nushaka umbwiye ngo na nimero ze ndakubwiye ngo yakubwira kwanze ariko umuzanye ibintu by'umwana yarashatse reka aracyari umusore yewe nzi neza yuko n'ibintu akora hari igihe yigeze kugira umugisha rwose bimubera amahirwe rwose ngo bimvamera neza ariko ndabizi neza yuko nta kintu cy'umwana wamuzanaho afite umwana mwiza kandi yakubwiraga ko agukunda mukora ibyo byose none baracyakorera i Huye ankunda ibintu by'umwana nta ikintu utajya umwibagirwaho muri cya gihe utaratwita niwe wa nyuma rega nteye inda ikintu ntajya mwibagirwaho ni ukuntu ari we muntu twakundanye ukiri mutoya nyine nkamukunda noneho ntamukurikiyeho amafaranga ntamukurikiyeho twa tuntu bamperezaga ahubwo ngewe disi udufaranga nahembwaga twaradusangiraga nkibagirwa wa mwana nasize wari wakunze wa mugabo w'igikomerezwa uko namwumvise nanafindura n'icyo yakoraga si ngombwa ariko kukivuga yego wa mugabo w'igikomerezwa we cyabaga ari ibisanzwe namukundaga nyine nk'umuntu nyitaho numva ni impuhwe mfitiye nyine nta nubwo uzi iwabo se nyamaze kamabwire ibintu birakomeye wa mugani wa ba bantu kubona ibintu bikomeye ubu umuntu akwihakanye wajya ku mushinga w'umwana n'uwawe umwana akuze warabaye muri ubwo buzima bwose warabaye imbobo warabaye iki ukihangana ntube indaya ngo ujye kuba indaya ku muhanda cyangwa mu bubari cyangwa hehe hose sibyo umuntu wakwihakanye akakubwira amagambo akomeretsa kuriya uri kumva wajya kumureba biragoye noneho ngo we yaranambwiye ngo uwo ngo arambwira ati se nkawe nakujyana he nabwira iwacu ko uvuka he urumva namubwiraga sitori zanjye iwacu baranyanze uri kumva nako wenda ntago banyagaga ahubwo n'ubuzima nabo mama yabaga ari gushaka nawe imibereho sibyo rata buri urugo rwa mbere rwaramunaniraga rwa kabiri rukamunanira nawe ntiyite kuri ba bandi akirwanaho nkuko nawe byakubayeho nkuko nanjye noneho izangarukazi gahibaze noneho maze kubyara abana 3 batandukanye ku mugabo ku bagabo sibyo bose noneho nta n'umwe ubemera gahibaze ndacyafata gute abagabo noneho ibibazo nabyanye n'umusore si n'abagabo gusa nyine nabyanye n'abagabo bakuze 2 byarana n'umusore igitsina gabo ndagitinya pe nyine mbafata nk'abantu batagira impuhwe bafata nk'abagome bafata nk'abantu batagira urukundo cyane abagome kandi koko ni n'abagome abagabo ni abagome ku buryo ivo ndi kubona biguturuka kure pe mu mutima ibyo nawe wabingoye nta mugabo ugeze ucimisha nta rukundo nzi ntabwo nigeze nishima mu buzima bwanjye
uzi papa wawe se nibura sibye turi kabo baguteye yewe mama yambwiye ko biragoye cyo kiganiro cyetse n'ushaka ko nsara ahubwo biragoye ntago akambwira ikintu wenda abo bose baguteye inda gushuka urakana ikintu gikomeretsa umutima wa buri munsi uko byose ni igiki ikintu kinkomeretsa nk'ubu ndamutse mpfuye abana banjye bakura nkanjye nta hantu baba nk'ubwo wenda mba muri geto mba mu kageto wenda ka veni sibyo urumva bakura batize nta hantu bajya kuba nta se nta kiri bavukana bagize numbaza ngo papa sinamenya ngo ndamubwira ngo iki kandi ndacyari muto pe ibaze ubuse mfite icyizere cy'ejo hazaza nanjye birancanga biragoye nta cyizere mfite gusa njya ngira amahirwe nkashakisha imibereho nyine hari igihe bikunda nyine abana ntibicwe n'inzara ngo base nabi cyane ngo bagire gute cyangwa nawe ngenda mbingegera nyine mbonye abona ndingegera cyangwa ndi indaya ndi imbobo reka gusa narazinutswe keretse haje nk'umuntu bana we mba mbona abandi bana tungana sibyo bagakora ubukwe nyine nkibona nk'ahantu bibereho nyine nko mu buzima nyine bwiza bishimye birababaza bivuga nkubaza ikibazo kimwe cya nyuma we nta ruhare ufite muri ako gahinda kawe muri uko kubaho nabi kwawe muri uko kwinjirirwa cyane n'abagabo bakuze abato nyine njye nta ruhare nabigizemo kuko nanjye ntabwo nari nishimiye kwangara ntabwo nari nishimiye gusandaguza abana ku musozi ahubwo kutiga no kutagira aderesi sibyo umuntu wese ubonye uguhaye ikintu wumva ko ari mwiza akwishimiye icyo kintu nicyo nagenderagaho kuko sinari narigeze mbibona sibyo kandi ntabwo wandenganya pe umva usubije inyuma ubuzima ari iki wakosora nsubije nk'ubuzima inyuma mwana yanjye we nsubije ubuzima inyuma umbabarire hari umukobwa njya nkunda kumva uvuga ibintu byo kwigira nsubije inyuma twa dusheke nacuruzaga naranze ku mpongano iwacu nyine nkabahunga nkajya muri ka kazu twa dusheke nacuruzaga natubyaza umusaruro kandi twanzamura sibyo kuko nibwo buzima rega nahereyeho sibyo iyo nza kuba ndi uwundi nkamenya filime yanjye izabiri iri imbere integereje sibyo nari gufata bwa busheke nkajya nkomeza nkabucuruza bwo nkagira imbaraga kandi nari kuzamuka abakobwa mu kabari mu mahoteli ubona ari indushyi gute baruha gute bikora gute ntabwo nabikubwira ngo ubyumve gusa hari abakobwa ikintu nababwira bajye bashishoza barebe kure sibyo kuko bano bagabo ntabwo babakunze bano bagabo barishakira ibyishimo bya hato na hato by'ako kanya birangira ejo iyo uhuye n'ikibazo arakwigarama nubwo yaba yaraguhaye ibya mirenge ntabwo akwereka ko atakuzi gusa ikintu nababwira babe maso utarinda nyine ngo abe yaragiye muri ako kazi bw'uburyo bwo gushakamo abagabo
pe akaba yaragiye muri ako kazi ashaka nyine kugira ngo yiteze imbere kuko abona nta kindi yakora sibyo erega hoteli si kugira indaya cyangwa ako kabari si bagutegeka ngo ubindaya cyangwa ngo wiyandarike sibyo ariko mu gihe wowe ubonye nkanjye bimbayeho kandi ukumva inkuru yanjye sibyo ntaho nkubeshye ntaho nkunyurijeho ngo ndakubeshye ukabona birabaye ukabona biraye nkakubwira byangendekeye gutya na gutya iri ni isomo rikomeye ku bandi baseriveri nkanjye bakoze mu tubari nukuri ngayo nguko ni isomo rikomeye cyane turanasoje wumva muri kutwumva muri kano kanya byanze bikunze agomba kukwitaho kugufasha kukureba Yvonne mushyize mu biganza byanyu muvandimwe inshuti mukunzi w'inkuru yanjye mumbabare murebe Yvonne kandi mumurebane ubwuzu aho yakomeretse mu mwomore aho yababaye mu mugirire impuhwe kuba mu ubwo buzima wumvise ko wamugana ari na karande n'uyu munsi ukaba ugi facinga ubwo buzima ni ibintu bitoroshye biracyakomeje buriya nubwo hari icyo yavuze ariko hari akazi akora katamushimishije reka uyu munsi uramutse ugize gutyo ukavuga utereka no kumuprofita nk'uko runaka yamuprofise no kumwinjira nk'uko runaka yamwinjiriye ugiye mushakira igishoro abeho waba ugize neza ukuntu nzi gushaka amafaranga iva vuga nimero ya telefone yawe tugana ku musozo ubu se telefone yanjye mfite itari MTN iyo ariyo yose 072 41 30 490 yego sawa twizere ko umugabo ariko twumvise ko atabagabo n'abana babi twizere ko umugabo ariko twumva utazamubera umwana mubi utazagira experience mbi gusa ku bagabo ega nanjye nari keza mbonye n'umugabo mwiza ufite gahunda ufite urukundo wamubera umugore sindi mwiza ubunyambitse neza ukansiga utuvuta twiza nk'utw'abandi bisiga urabona ntaba ndakuki utansokana nkaberwa sawa Ivo VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena ibaze none ari nka nijoro hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi harimo nka toilette bathroom dressing area balcony ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali internet nziza roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje harimo igikoni cyiza parking ihagije ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus mwaduhamaga kuri 0792 94 55 9 inkuru yanjye